Ese wigeze wibaza niba umukobwa mukundana cyangwa umukobwa ukunda niba nagukunda koko? Ukuri nuko abakobwa benshi batavuga urukundo rwabo mu magambo, ahubwo barwerekana ariko mu buryo abantu benshi batabibona. Hari igihe ushobora gutakaza umukobwa ukunda ariko atari uko ari mwiza, ahubwo ari uko atamenya ibimenyetso bye. Muri video ngiye kukwereka ibimenyetso 7 byimbitse cyane psychology bigaragaza umukobwa ugukunda niyo yaba atarabivuze. Reka dutangire. Ikintu cya gatatu, body language ni ibeshya. Uburyo akureba n'uburyo yitwara imbere yawe. Psychology ivuga ko 70% by'urukundo rugaragarira mu mubiri. Body language, reba cyane ibingibi. Akureba mu maso cyane agaseka iyo muri kumwe. Yikora mu musatsi cyangwa akikora mu maso iyo muri kumwe. Ibi byose ni signal z'imbere. Subconscious attention, ntabwo abikora bitekereje ahubwo biva mu mutima. Kane, agira ishyari ritagaragara. Ikimenyetso cya kane, agira ishyari ritagaragara iyo uri hafi y'abandi bakobwa. Ntushobora kubivuga mu buryo butaziguye, ariko uzabibona azahinduka modasheceke cyangwa akubaza ibibazo byinshi. Iri shyari ntago ari ribi, ni ikimenyetso cy'uko hari agaciro aguha mu mutima we. Gatanu, akwandikira adafite impamvu. Ikimenyetso cya gatanu, akubwira ibintu bidafite akamaro kanini cyane. Urugero, ndarambiwe, reba iyi foto, uri hehe? Ntabwo ashaka igisubizo gusa, ahubwo ashaka connection yawe. Iyo umukobwa atagukunda ntatakaza umwanya wo kuri wowe. Na ikimenyetso cya gatandatu, ashaka kukubona. Ashaka kukubona cyangwa kwegera aho uri. Azavuga ibintu nka twahurira he, uherereye he, nzaza aho uri, cyangwa akaza aho uherereye. Ibisobanura ko adashaka kubona nawe online gusa, ahubwo ashaka kubona real princess yawe. Na ikintu cya karindwi, agufungurira umutima we. Akubwira ubuzima bwe bwose bwimbitse. Umukobwa napfa gukubwira umuntu wese ngo amufungure umutima we. Iyo agukunda akubwira ibibazo bye, amateka ye, ibyo atinya, kuko abakubonamo nk'umuntu yizeye. Kandi trust ni ishingiro ry'urukundo. None se wowe hari umukobwa ubonamo ibi bimenyetso? Niba hari ntukamwiyengegeze, kubera ko hari abantu benshi batakaza urukundo rwabo kubera kutamenya ibimenyetso byarwo. Niba video yagufashije kandi subscribe, unsangize inshuti zawe, kandi niba ushaka ko ngukorera indi content z'uru rwego umbwire muri comment.